Ese wari uzi gukoresha application yawe ya kamera ushobora kwifata ifoto ugahita uyikoramo na video mu bintu byoroshye cyane. Ubusanzwe bino bintu byakorwa na AI, aho ifataga ifoto warangiza ukagenda ukahereza AI, hanyuma AI ikahita igukoramo video mu bintu byoroshye cyane. Ariko muri aka kangiye uko kubyo wajya ifata ifoto ukoresha application yawe ya kamera, hanyuma iyo foto wifashe ukahita uyihinduramo na video mu bintu byoroshye cyane mu kanya nkako guhumbya. Turasize mu rubyinshi reka ngore kubyo wajya ubikoramo. Rero kugira ngo ubikore nta kintu uzakoza uzafungura application yawe ya kamera dore ngiyo uzayifungura. Ukimara kuyifunguza tujya kwita umeze kunguku, kubera ngiye ndi gukora video nijongeye gufata agafoto na nifotoje kandi nzakora kuri kano kantu nshyizeho dufuresh nguku. Nyuma ugakora ngiye gufatira kuri kano gafoto na nifotoje hakiri kare uzahita ukora kuri ubudomo butatu ngubu uri kubona uzabukora nguku. Ukimara kubukora uzahita ukora kuri kano kantu ka create, kano kantu uri kukabona. Gusa mbere kugira ngo akore urabona ko iyi ngiyi ari ifoto atari video, urabona ko iyi ngiyi ari ifoto. Ubu nzakora ku budomo butatu ngubu uri kubona uzabukora nguku. Ukimara kubukora uzahita ukora kuri kano kantu ka create, kano kantu uri kukabona uzagakoraho. Ukimara gukora nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu ka cinematic photo hano uri kwabona uzakora nguku. Ukimara gukora nguku bizahita bitangira kurodinga nguku. Wewe nta kintu uzakora uzateza gake wihanganye bibanze birodinge. Bikimara kurodinga bazahita gukora ka video kameze nguku. Gusa twegura urabona ko twari twafotoye ikirere, urabona ko kari kugenda neza 5 kuri 5. Ubwo wowe niba ari wowe wifotoje bya nyabyo urahita ubona ka video ngaka cyaka isumbuye kuri aka ngaka bitewe n'uburyo wifotojemo. Kano kwa nakubwenge kagereze kuri application yawe ya kamera, nigakunuza kuzamura muri comment umbwire niba kakunze. Ikindi kandi kadakunda kuri telefone uza kuzamura muri comment umbwire niba katakunze. Umbwire na telefone ukoresha ngore ku bundi buryo wabikoramo, kuko uburyo wabukoramo ni bwishi cyane. Ikindi kandi ibagirwa no kufollowinga.